twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu bica kuri YouTube channel Steve TV. Niba utarakanze subscribe turagushishikariza ko wahagera ugakora subscribe. Tumaze kureba umukino wabuzaga ikipe ya Muhanga n'ikipe ya Rayon Sport. N'umukino w'ikipe ya Muhanga yakiyemo ikipe ya Rayon Sport, umukino wa Gishuti. N'umukino w'ishiraniro, n'umukino urukomeye cyane, n'umukino twabonyemo spectacle zigiye zitandukanye. Abasore bakoze cyane bihambaye, mbese bakoresha imbaraga. Igice cya mbere cyaje kurangira igitego kimwe ku busa. Igitego cy'ikipe ya Rayon Sport cyabonetse kuri penalty. Adama Bagayogo aza kwinjiza neza cyane nta kibazo. Mu gice cya kabiri cyakomeje, ikipe ya Rayon Sport yaje kuza ikoze impinduka zigiye zikomeye. Abasore hafi ya bose ikipe yaranjemo yose yarayihindura, baza gutsinda ibindi bitego bitatu. Ariko mbere ko tugera muri analize zigiye zitandukanye cyangwa se ubundi busesenguzi bugiye butandukanye, ni mwundire twakire umusore wacu Jacques kugira ngo atugezeho line up ya Rayon Sport yari yabanjemo uyu munsi. Nkuko mwabyumvisha iminsi yasize intero yari 11 n'abazungu. Twakire uyu musore agiye byinshi atubwira kuri line up yabanjemo uyu munsi. Kuri 11 b'abazungu mu izamu harimo Idrissa Kuyate, nabonye atangiye kuzamura urwego. Hanyuma muri defense yarakinesheje abasore batatu nkuko bisanzwe, Lofty akina aba defenseurs batatu. Harimo Niyonzima Olivier Sef, harimo Emery Bayisenge, harimo na Kabanke Emmanuel. Hanyuma mu kibuga hagati yarafite aba wing back babiri, Serumogo Ali Omar, hakaza na Musore Prince, hakiyongeramo abandi bakinnyi babiri bakinaga hagati baba récupérateur Mohamed Sheri, hakiyongeramo na Reningwa Aimable na Guruwari waruri imbere yabo. Hanyuma imbere yabo hakaba hari Adama Bagayogo ari kumwe na Shadrack Ebing Bero. Abo nibo 11 babanjemo. Urakoze cyane kuri 11 abanjemo uyu munsi. Dukomeje ubusesenguzi cyo bugaragaza ikipe ya Muhanga yaje ari ikipe ubona ifite ubushake, ifite imbaraga, ndetse yagerageza no kwataka mu gice cya mbere, aho hari n'imipira igera kuri 2 nabonye yerekezaga mu izamu. Ikipe ya Muhanga yabaje kugerageza mu gice cya mbere, ariko ku ikosa ry'aba defense no kutumvikana k'umuzamu haza kuvukamo penalty yahawe ikipe ya Muhanga mu gice cya mbere. Ikipe ya Rayon Sport mu gice cya mbere, ikipe ya Rayon Sport penalty yayisiha umusore w'umuhanga cyane Adama Bagayogo aza guterera penalty ku buryo bworoshye cyane. Ikipe ya Rayon Sport tangize mita ya mbere igitego kimwe. Ese we Jacques kumboni zawe nk'umusesenguzi ni ibiki byafashije Rayon Sport kugira ngo mu gice cya mbere ikirangize iyoboye n'igitego kimwe ku busa? Ese ni izihe mbaraga wabonye washima ku ikipe ya Muhanga, ikipe iri kuzamuka, ikipe yaje mu cyiciro cya mbere? Ese ni izihe mbaraga ubona ikipe ya Muhanga irigiye kuzana mu cyiciro cya mbere? Ese izatanga spectacle cyangwa se nukuza ikongera igasubira? Tugiye gusesengura igice cya mbere utubwire uburyo cyagenze, ubundi igice cya kabiri nacyo turagisesengura ukwacyo. Icyo mbona ku ikipe ya Muhanga, ikintu nashimaho bafite aba wing back beza, nomero 2 na 3 babo ni abasore beza pe, bafite pesi, bafite umubiri, barihuta, n'aba full back bagerayo. Ariko ikipe yose muri rusange Gatera Musara cyafite akazi, uno musaza Gatera Musara cyafite akazi kenshi ko gukora. Urebye Rayon 11 bayo babanjemo nago bari beza cyane pe, uregereranyije n'ikipe ya kabiri yajemo yarimo abasore batandukanye, ba Fisto, ba Hasanana, ba Eriga Nijuru. Twajya mu gice cya kabiri wenda nk'ubajeho gatoya ikipe ya Rayon Sport. Ese ikipe ya Rayon Sport mu gice cya mbere uko wari uyiteze niko wayibonye? Ese prediction waje mbese uko waje mu mukino witeguye? Ese abasore niko bitwaye? Tubwira ishusho ya Rayon Sport mu gice cya mbere, wayibonye ute, yitwaye ite nk'umusesenguzi? Iki tubwira ku ikipe ya Rayon Sport mu gice cya mbere. Igice cya mbere nabonye ikipe yari iri hasi, ntago yahuzaga hagati mediane yayo, yari iri hasi. Uramuzungu amubonye ute? Mohamed Sheri ni umukinnyi ufite ubushake bwo gukina, ariko ntago arahuza na bagenzi be, kuko nka Narindwa Aimable wabonaga batarimo guhuza neza ngo bahererekanye baro zabo, baziransaga bakazihutisha. Umusore Prince Musore ntago yari yamenya ahantu ho guhagarara neza, nubwo nabonye imipira y'imiterekano ari we wayiteraga banamukoreho penalty, ariko mu kibuga nta kintu kinini yatugaragarije. Wabonaga ko Kabanga ari we wizamukiraga akajya gutera amacross, kandi yari ari muri defense à 3. Yego, urakoze cyane. Ubundi icyo nabonye cyo ngiye mu gice cya mbere, twabonye defense
ya Muhanga yagerageje kwihagararaho cyane, yagerageje gukoresha imbaraga ibinyujije mu basore babo bakina ku mpande, bakinaga basa nkaho bagaruka, bityo bikaziba icyoho ikipe Rayon Sports ntibashe kubona izamu neza, ariko ntabwo byaje kugenda neza kuko igice cya mbere kijya kurangira ikipe Rayon Sports yatsinze igitego kimwe ku busa, igitego cyabonetse kuri penalty nk'uko twabibabwiye. Ubwo tuvuye mu gice cya mbere, igice cya mbere mwayumvisha uburyo yari imeze, ikipe ya Muhanga nayo yageragezaga kugenda ikora dangerous attacks zigiye zitandukanye, ikagereza gukora kurema uburyo bw'abamo igitego ariko ntibikunde neza cyane. Twinjiye mu gice cya kabiri, ese weho tutarajya mu gice cya kabiri, yego shima umusore Emery Bayisenge, wabonaga ko ni umudefansori, patro wa defense, arasohora baro akayizamura akayikina, ukabona arimo arakina nk'aho ari we nomero 6, akaza agasaba baro umuzamu akayizamura akajya kuyikina. Ni umudefanseri mwiza pe. Noneho namara gufatisha yamenyeranye na Kabange nabonye, wanasigaranye igitambaro cy'ubukapiteni igihe bari bamaze gukuramo ekipe ya mbere. Niwe mukinnyi wenyine wasigayemo rukumbi, niwe mukinnyi muri 11 wasigaye wavuga ko niwe patro wa defense wahise usigara. Nabo ni abakinnyi beza pe. Ku bwanjye nubwo Kabange nta gitego yatsinze, ni nawe nagira man of the match kuko niwe wakinnye iminota myinshi. Urakoze cyane. Igice cya mbere ndakeka twese tuyumvikanyeho, ni igice cya mbere cyaranzwe n'imbaraga zijya kuringanira ku makipe yombi, niko navuga. Mu gice cya kabiri twabonye impinduka z'ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports yaje kwinjira mu gice cya kabiri ifite imbaraga zigiye zitandukanye, aho abakinnyi 11 bose baje kuvamo hagasigaramo umusore umwe Kabange wari muri defense y'ikipe ya Rayon Sports. Uyu musore yaje, iyi kipe Rayon Sports yahinduye uburyo bushoboka cyane, yahinduye imbaraga, yashyizemo imbaraga zikomeye cyane. Ese nk'umusesenguzi, mbese umutoza nize konsinye y'abakinnyi binjiye mu gice cya kabiri bahawe kugira ngo baze kuza guhindura ibyari byanze mu gice cya mbere? Rofti nk'umutoza n'umutekinisiye yabonye icyaburaga ko yari mediane ye yari iri hasi, niho yongera imbaraga cyane. Wabonye ko yazanye uwo bita Richard yaje afata ikintu bise mediani ayihindura isosi ye, aragenda akina mediani, akina sisi solo. Iki mediani arayifata neza, noneho hiyongeraho ba Fisto bajemo nabo basimbuye. Nabonye n'umuntu bita Asana nawe azamuye urwego, ngo yakoreye imyitozo muri Muhanga, ariko nimba ari uko ayizi ntabwo mbizi. Nabonye yazamuye urwego, atsinzemo n'igitego cyiza pe cy'ishoti. Haza kuzamo ba Paplay, hazamo n'abandi basore benshi bo muri Rayon bose bakinnye. Urebye wavuga ko ahantu yayirushije ni mediane, ayikubitira muri mediane, azanamo abasore nka ba Paul Jesus, noneho ku mpande birukankaga ba Rivaldo, bongera ikintu cya pesi. Nta muwinga mbere Rayon yakinishaga, wabibonaga ko muri wing zayo zari zipfuye, nta mupira wageragayo. Ahantu yayirushije nyine yafunguye impande, afunga hagati, arangije ikipe ayikubitira mu kadeyi. Urakoze cyane. Ikipe ya Rayon Sports, ikipe yitwaye neza, yagaragaje imbaraga zikomeye cyane. Mu gice cya kabiri atsindaga ibitego 3 byose, ubwo byasangaga cya gitego kimwe yatsinze mu gice cya mbere. Umukino waje kurangira ari ibitego 4-0. Tugarutse wenda gatoya aho kipe ya Muhanga babonye ari kiyabuze mu gice cya kabiri kugira ngo ive ku rwego yari mu gice cya mbere, abona mu gice cya kabiri nta kintu Muhanga yakoze, yakinye umupira uri hasi cyane. Ese imbaraga za Muhanga zagiye he? Ese ni kunanirwa? Ese ni ikipe idafite abakinnyi bafite experience? Impamvu ni iyi? Ikintu cyo Muhanga yakorewe, yashutswe. Igice cya kabiri yashutswe, yari yizeye ko mediane yamaje kuyikaba, wing yamaje kuzikaba kubera ko nta muwinga Rayon Sports yari ifitemo. Hanyuma Rofti asoma match, arangije yongeramo aba winga. Wabonye kuntu Rivaldo yinjiragamo aperimetana na ba Paul Jesus na ba Ganijuru, wabonaga yuko ikipe bagiye barayica, bayicira ku ruhande. Hanyuma mediane naho hari haje muri shari nk'uko nabivuze, yagiye mediane arayimira, kandi wabonaga yuko igice cya mbere mediane Muhanga niyo yari irimo ikora yonyine. Noneho umutoza nyine yasomye match, umutoza yatsinze undi bitewe na tactique, umutoza yarushije undi nyine. Urakoze cyane. Dusoza ikiganiro cyacu, ndagira ngo tunashime uruhare rw'abafana rwose. Stade yari yakubise, yari yuzuye. Stade wabonaga ko stade yari yuzuye pe, yari yuzuye abafana benshi, cyane cyane abanyeshuri biga mu kigo cya Iseka bari bahari ku bwinshi, ndetse n'abaturage ba hano mu Muhanga. Amabisi agiye atandukanye yaturutse mu mujyi wa Kigali nayo yari yaje. Mbese stade ubwitabire bw'abafana bwari buri hejuru cyane ku kigero cya 95% rwose abafana bari barimo.
ese ni izihe mbaraga, ese kuba abantu bitabiriye umukino wowe wabibonye ute, byaturutse motivasiyo yavuye ku bakinnyi, ku bafana, ese ni uko bari bakumbuye shampiyona wenda indi mikino kuko ikipe ya Muhanga hano ntabwo hari hashyushye muri iyi minsi kubera ko yamaze iminsi mu cyiciro cya kabiri, weho nk'umusesenguzi wabibonye ute imbaraga abafana bo bazikwiye kugira ngo bitabire umukino ku rwego twabonye rungana kuriya? Okay, nimba tuvuze izina Rayon Sport ni Murera, ni ikipe y'Abanyarwanda wana inshi, bivuze ko nimba uvuze Rayon Sport iko ifite ushyiramo ikimenyetso cyabihwanye, ushyiremo abaturage, niyo haza akademi kayo abantu bagomba gukubita bakuzura. Ni Rayon Sport papa, ni ikipe y'Abanyarwanda nyine, ni ikipe abafite abakunzi muri buri ntara. Bavuga ko umuryango ufite abantu 5 haba harimo umufana umwe wa Rayon Sport muri buri muryango. Ubwo bivuze ko izo mbaraga naho ku imbaraga hose ni mu bafana. Wabonaga yuko bashyiragamo igitego stade yose igahaguruka ikavuga ko 11 ari abazungu. Murakoze cyane, ibindi byisumbuye kuri ibi ngibi tuzabikorera mu kiganiro kizakurikiraho. Tubashimire mwese mwaduhaye umwanya wanyu, mwagerageje kumva ikiganiro cyacu. Dushimire byimazeho wamaze ukanda subscribe kuri channel yacu, uri umuntu w'ingenzi cyane, kandi nawe utarakanda subscribe ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo amakuru yizewe y'imikino uzajya ubona kuri channel ya mbere ibagezaho amakuru yizewe. Mbibutse ko mwabanaga nanjye Evidence, ni Steve TV, ishake kuri YouTube kandi subscribe, inkunga yawe irakenewe kandi ni ingenzi.